Bakunzi b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana, amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose hirya no hino. Abafite ibibazo bitandukanye tubifurije gufashwa n'Imana, kandi birashoboka ko uyu munsi wa none byaba byanze, ariko nubwo byanze uyu munsi ejo bizakunda. Nuhumure, niwizere Imana, nugire kwizera Imana iragutabara kandi Imana izajya ikwitaho. Turagarutse rero muri cya kiganiro cyacu cy'umuryango, kandi nukuri maze kubona ko ikiganiro cyacu kirimo gifasha abantu benshi. Niyo mpamvu nange ntari gucika intege, numva nifuza ko ahubwo abantu mwese iki kiganiro kirimo gifasha mwakanda subscribe, kandi mukajya munyandikira muri komanteri mukanyereka ko ibintu ndimo nyine mubishyigikiye, mukanyereka ko ibintu ndimo byo kubaka, byo gutanga inama zubaka imiryango. Urumva imiryango nyarwanda iteganya gukomera, imiryango yo mu mahanga igakomera, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda bakamererwa neza aho bari hirya no hino bagendeye kuri izi nama dutanga. Ubwo rero nagira ngo mbasabe mukomeze mukande subscribe, mukande like, mukande comment, munyandikire munsi aho ngaho rwose. Ndetse n'umuntu ushaka kumvugisha kuri telefone, nimero yanjye icamo, kuko namaze kumenya ko hari abagira amacano menshi bashyiraho nimero zidacamo, zidashobora kuboneka, ariko iyanjye ngewe iraboneka kubera ko ibintu nkora nyine, cyangwa se ibiganiro ntanga ni ibiganiro bikwiye kumenywa na buri muntu wese, waba uvuga ururimi rw'icyongereza, waba uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu ni ibiganiro bifitiye umumaro buri muntu wese wakenera kubyumva. Niyo mpamvu rero nimero yanjye icamo, umpamagaye rwose twavugana nta kibazo. Unyandikiye kuri WhatsApp kuri iyo nimero nabwo nagusubiza, twabonana. Kimwe nuko komanteri zose nubwo zaba nyinshi zingana gute, ngiye burya ndazisoma. Iyo mbonyemo rero komanteri imbaza ikibazo, mba ngomba kuza kugisubiza hano kuri kamera, ngomba kuza kugisubiza imbere yanyu. Iyo mbonye rero komanteri impinyunganizi, ibyo nabyo biranshyigikira bikamfasha mu mutima wanjye. Kandi iyi cano nyine iri gutangira, iracyari ntoya, ikeneye no gufashwa, ikeneye no gushyigikirwa. Ubaye ushaka no gukanda akanyenyeri nako birakunda, iyo nimero iba muri momo, birakunda. Wantera inkunga rero, wanjomba ikamera neza, wankubita telepiye imeze neza, wankubita microphone zimeze neza. Urumva, mbega wanshyigikira mu buryo bwari bwo bwose. Kandi ushyigikiye nawe Imana burya yaguha umugisha yaguha umugisha, kuko burya ibyo dukora turi mu isi byanze bikunze niyo twapfa tuzabisanga imbere, n'abana bacu nabo bazabiryaho. Ibyiza dukora, wenda ngiye nshobora gupfa ntarabona inyungu y'ibyiza ndakoze, ariko ejo abana banjye bakazahura n'umuntu bagiriye neza, n'umuntu nagiriye neza, umuntu nagiriye neza akabitaho, akabafasha. Burya no gukora neza, no gushyigikira umuntu, no gutanga inkunga, burya nabyo ni icyiza uri gukorera umuryango. Ni reputation nziza uri guhereza umuryango wawe, ni reputation nziza uri guhereza umugore wawe, ni reputation nziza uri guhereza abana bawe. Kuko nk'urugero rufatika, niba uri kureba neza, niba ujya ukurikirana amakuru neza kuri YouTube, ukareba mama Asia, ineza y'umugabo we uyu munsi wa none itumye nawe amererwa neza. Umuntu yamubonye aravuga ati Pastor Theogene rwose, niba ari madamu wa Pastor Theogene, hari ibikorwa byiza yakoze. Ibyo bikorwa byiza rero Pastor Theogene yakoze uyu munsi wa none, urazi ko abana be, umugore we bari kurya ku mbuto z'ibyiza umugabo we yagize gute yakoze. Ubwo rero niyo mpamvu rwose nagukangurira gukomeza kugira neza, ufite uwo mutima rwose. Ntihakagire umuntu uzakubuza gukora ikintu cyiza umutima wawe wagambiriye gukora. Ntihagire uzakikubuza, ahubwo uzagishyiremo imbaraga. Nibwo uzaba uri mu nzira nyayo, uzaba uri gushyigikira umuryango wawe, uzaba uri gushyigikira abana bawe, uzaba uri gushyigikira hanyuma uyu munsi wa none
nyine turakomeje muri cya kiganiro cyacu cy'umuryango. Nagira ngo tuganire ku ngingo, twakomeje kuganira ku nkingi zubaka umuryango ugakomera. Tumaze kuvuga inkingi zigera muri enye. Uyu munsi nzanye rero inkingi ya gatanu yitwa kwihangana. Kwihangana bijyanirana noneho n'abana b'abakobwa bagomba gushaka urugo, n'abana b'abasore nabo bagomba gushaka urugo. Mbere yo gushaka urugo, mbere yo gushaka umugore, urumva wa musore we, mbere yo gushaka umugabo wa mukobwa we, urumva ubwo ngiye uyu munsi ngiye kwibanda cyane ku rubyiruko, abasore n'abakobwa. Wa musore we, wa mukobwa we, mbere yo gushaka umugabo, banza umwige neza, umenye ingeso ze, umenye ibyiza bye, umenye n'ibibi bye. Ufata umwanzuro uzi neza ko ibibi byiwe afite uzabasha kubyihanganira. Nubona utazabasha kubyihanganira ibyo ngibyo, usubiye inyuma ho gatoya, ubanza utekereze neza, kuko ntuhubuke. Wa mugabo we, wa musore we, ntuhubuke uhita uzana umugore kandi utarabanza kumenya neza niba, kuko nta muntu utagira kote, nta muntu utagira uruhande rubi, hatazagira umuntu uzakubeshya. Buri muntu wese agira ibyiza, nubwo yagira ibyiza bingana gute, ariko hari aho agera nawe akagira ibibi. Ahubwo ikiba gikwiye nuko bya bibi tugomba kumenya ngo ni ibihe, karagiteri negatifu ziwe ni izi, dushobora kuzihanganira muri ubu buryo, bishobora kugenda gutyo. Urumva aho ngaho ndimo ndabwira abasore n'abakobwa bakiri gushaka gushinga urugo. Ako kantu ko kwihangana ugomba kugashyira imbere. Ugomba gutekereza neza niba ibintu ugiyemo, ibibazo uzahura nabyo uzabasha kubyihanganira. Niba ubona utazabasha kubyihanganira rwose, nta n'impamvu yo kwirirwa ubyinjiramo, kuko nubyinjiramo utabasha kubyihanganira bizaguhitana. Ni hahandi nyine urugo mu rushinga mwamara kurushinga, rwamara amezi abiri, noneho bya bindi utigeze utekerezaho bigatangira kukwataka, byakwataka ukumva amezi abiri, amezi atatu, ngo urugo rurasenyutse. Yes, ngo urugo rurasenyutse, ngo bagiye muri divorce, bari bamaze kugira gute, aribwo bari bakimara kubana. Nababwiye kuri divorce émotionnelle, babwira kuri divorce psychologique, babwira kuri divorce financière. Izo ni divorce ziba mu gihe abantu babana, abo hanze bakaba badashobora kumenya ko abo bantu bakoze divorce, ariko mwebwe mwaramaze gutandukana kera. Hanyuma rero niyo mpamvu ujya kubona ukabona nyuma y'amezi atatu, nyuma y'amezi angahe, divorce irabaye, cyangwa se wenda itanaba ku mugaragaro ngo abantu babimenye, ukajya kubona ukabona nyuma y'amezi atanu umugabo afite uburiri bwe n'umugore afite uburiri bwe. Ubundi mu mwaka wa mbere, niba wanaca inyuma n'umugore, ntabwo wamuca inyuma mu mwaka wa mbere koko w'uburyohe. Ega mwaka wa mbere abakiri ukwezi kwa buki, biba bikiri ukwezi kwa buki, nta mpamvu yo gutekereza ko waca inyuma umugore wawe mu mwaka umwe, byaba bikabije. Aho rero niho usanga umuntu washinze urugo ntiyabanje kumenya neza ibizamubangamira, ngo noneho amenye niba azabasha kubyihanganira cyangwa niba atazabasha kubyihanganira. Yashyika mu rugo nyine bikamusamburana, ukajya ukumva ruri hasi ruri hejuru, ntabwo byaba ari byiza. Iyi ngingo rero yo kwihangana ni ingingo abasore n'abakobwa bagomba gutekerezaho mbere y'uko bajya kugira gute gushinga urugo. Hanyuma rero tuvuye ku basore n'abakobwa, hari abantu nyine baba baramaze gushaka urugo, baramaze gushyika mu rugo. Baramaze gushyika mu rugo, buriya niba baramaze kugera mu rugo, wasezeranye n'uwo mubana, musezerana ko muzabana karamata, mugatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ntabwo wigeze uvuga ngo niwushyika mu bibi uzamwanga, wavuze ko muzabana mu bibi no mu byiza. Ngo arwaye ari muzima, urumva murabisezerana, mubyemeranwaho. Uyu munsi wa none y'ibibi bije utangira kumwitakana, kandi ubundi ayo ni cyo bita amasezerano. Kunamba kuri iryo sezerano wasezeranye, ubundi nicyo bita nyine kunamba kuri iryo sezerano. Ubundi umugabo wawe ugomba kumwihanganira. None se niba wamwihanganira arwaye, mukamarana imyaka 5 murwaje, ni gute aramutse afite ikintu kibi kikubangamiye utabasha kumwihanganira?
ko numwihanganira bizamutera nawe guhinduka. Uramwihanganira. Niba uri umugore uramwihanganira kandi ukamwubaha. Niba uri umugabo wihanganira umugore wawe kandi ukamwubaha. Ibyo bizamutera gutekereza, atekereza avuye atari uyu mugore unyihanganira kandi ndi mubi. Erega buriya umuntu yakora ikintu kibi nawe ababizi ko ari gukora ikintu kibugize se ngo ntababizi. Umuntu wese ufite ubwenge burya akora ikintu kibi abizi neza ko ikintu ari gukora ari ikintu kibi. Burya rero iyo umwihanganiriye aba ari intwaro nziza cyane yo gutuma murambana, aba ari intwaro nziza yo gutuma nawe atekereza akicara akavuga ati ariko se ibi bintu nkorera uyu muntu, ibi nkorera uyu mugore, ibi nkorera uyu mugabo ntabwo ari byo. Bikamutera kugira gutekereza ko inzira yanyuzemo atari inzira nziza, agahinduka. Ariko ntabwo kumwivumburaho, kumutuka no kumutandukana nawe ntabwo ari byo bizakemura ikibazo muzaba mugize muzaba mufitanye. Ahubwo ikizagikemura ni ukumwihanganira, ubundi ukamutwara gake ukamuganiriza kuri iryo kosa wenda umubonaho. Bibiliya yo ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo ibice 5 ku murongo wa 7 aravuga ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro ayirimbira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeze mu mitima kuko kuza k'umwami Yesu kuregereje. Urumva n'ijambo ry'Imana risaba ko umuntu agomba kwihangana. None se niba wakwihanganira ubu abantu bateye imyaka kubera ko imvura iri kugwa, imyaka ishobora kumara ibyumweru 2 imvura itaragwa, ariko uwo muhinzi ntabwo ashobora kujya mu murima ngo atangire avanemo ibyo yateyemo ngo ni ukubera ko izuba ryacanye cyane. Oya, arihangana agategereza igihe imvura izagira izazira. Burya rero bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo wihanganye atora icyaheze. Wihanganye burya atora icyaheze. Huti ngo ibyara iki ibitabona. Banza wihanganire mugenzi wawe, mwihanganirane. Nayo ni inkingi. Umugabo yihanganira umugore we, umugore we yihanganira umugabo we, kuko aha turi mu isi ntago ari mu ijuru. Ntago turi abamarayika. Ntago turi abamarayika. Umugabo wawe si umumarayika, umugore wawe si umumarayika, abana bawe si abamarayika. Twese turi abantu. Mu gihe cyose rero twambaye umubiri, byanze bikunze turakosa, byanze bikunze dukora ibigafu. Ariko mu gukora ibigafu, urumva icyambere tugomba kumenya ko twakoze ibigafu. Urumva, kuko niba dufite ubwenge, niba Imana yaraduhaye ubwenge bwo gutekereza, byanze bikunze dutekereza ikibi n'icyiza, dutekereza ko twakoze nabi, dutekereza ko twakoze neza. Ubwo rero hatabayeho kwihanganirana, urumva, n'ubundi urugo ntirwanabaho. Urugo ntirwanabaho. Buriya nyashimira abadamu cyane. Abadamu bagira ikintu cyitwa kwihangana kurenza uko abagabo. Buriya abagabo ntabwo twihangana. Tugira kwihangana ariko ni guke. Ariko abagore buriya bagira kwihangana cyane cyane. Badamu rero nimukomeze mugire kwihangana, ntabwo gutandukana ari wo muti. Ntabwo gusiga uwo muntu none ukamusunikira noneho imbobo nawe bikarangira baye imbobo. Ntabwo ari byo, ntabwo ari wo muti. Ntabwo ari wo muti. Abantu rero bashiriho kwihangana kwagiye kunanira mu rugo, bagiye basenya. Abantu kwihangana byagiye binanira, bagiye basenya ingo zabo, nyine ugasanga bakoze divorce. Noneho ugasanga n'umupasitoro, ugasanga n'umudiakoni, ugasanga n'umwarimu, ugasanga n'umuntu w'umuririmbyi ukunda kumva ijambo ry'Imana, ukunda kujya ahantu basenga, rimwe na rimwe akaba ari nawe ubwiriza, unawuhugura abantu, ugasanga kwihangana kwaramunaniye ngo yakoze divorce. Gusa igitangaje nuko usanga akora divorce, urumva, yarangiza agashaka no gukomeza kuba pasiteri, yakoze divorce. Yarangiza agashaka no gukomeza kuba umudiakoni, yakoze divorce. Yarangiza agashaka no gukomeza kuba umuririmbyi, yakoze divorce. Ubwo se divorce urayikorerana no kuririmba, divorce urayikorerana no kuba umushumba, divorce urayikorerana no
ntabwo bishoboka. Kwihangana byarakunaniye, iyo ngingo yaragutsinze. Yaragutsinze iyo ngingo, yaragutsinze. Banza usubiremo neza utekereze niba koko mu by'ukuri uriya mwanzuro ari wagombaga gufata. Nusanga ari wagombaga gufata, ubundi ibindi ubishyire ku ruhande, nyine ukomeze mu mwanzuro wawe. Kuko burya hari abanyarwanda baca umugani ngo nta duhanga tubiri tujya mu nkono imwe. Niba nta duhanga tubiri tujya mu nkono imwe rero, akaba ari agahanga kamwe kajyamo, ntabwo wafata ubukirisitu ngo ubangikanye n'amadivorce, ngo ubangikanye no gutongana n'umugore, ngo ubangikanye no gutongana n'umugabo, ngo ubangikanye no kwirirwa ucyurira abana, ubacyurira ibyo papa wiwe bagukorera. No, ntabwo byaba ari byo. Banyarwanda rero, bakunzi bacu, bantu mudukurikiye, bantu mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abantu mwumva ururimi rw'Ikirundi, abanyamurenge hirya no hino aho muri, ndabizi ko ibi tuvuga uko byagenda kose, nubwo tutaba duhuje ururimi 100%, ariko nzi ko twumvikana, nzi ko ibyo tuvuga mu byumva. Aho muri hose rero, ndabasabye, niba mwubatse ingo, mugire kwihangana. Wihanganire uwo mubana, wihanganire uwo mupatina. Ibi bintu nzakomeza mbivuge, izi nkingi nzakomeza mbivuge. Iyi nkingi ni ya 5 ngezeho. Niba waratangiranye nanjye, niba utararebye ibiganiro natangiriyeho mvuga ku bijyanye n'inkingi zubaka umuryango, ndakwinginze usubire inyuma urebe ku biganiro byanjye. Urebe ku biganiro byanjye, ugende ureba inkingi uko nagiye nzitonde, ko nagiye nzikurikirana. Inkingi zose nzazivuga nyene nzikomozaho, kandi ibi bintu bizagufasha, bizagushyigikira. Hanyuma numara gufashwa n'ibi biganiro byacu mba naguhaye, uzahite ugenda ubisangize bagenzi bawe, ubusangize inshuti zawe, ubundi mwicare mu byumve, mu biganireho, namwe mukora ubusesenguzi bwanyu. Iby'umumaro mubibike ku mutima wanyu, bizabafasha mu rugendo rwanyu kubuzima. Murakoze rero, reka dusoreze aha ngaha. Gusa nongera kubasaba kugira ngo mukande subscribe, mukande like, mukande comment, munyandikire mu comment aho ngaho, mumbwire ko ibi bintu nyine biri kugenda bisona neza, ko ibintu biri kugenda bidufasha, ubundi dukomeze twibanire muri ibi biganiro byacu. Ibiganiro byacu ko nagahoraho, nakagaruka, ntabwo turekeye aha ngaha, turakomeza tujye tubiganiraho. Kandi n'umuntu wese ushaka kuduha ikiganiro, ushaka kuwumva ingingo mba navuzeho, yazivugaho, yanyandikira kuri WhatsApp tukavugana, hanyuma nkazamuheza umwanya naho akaza akagira icyo abwira abanyarwanda, ubundi tugafatanya kubaka imiryango, tugafatanya gukura amakimbirane mu miryango yacu, ubundi tukabaho neza, ubuzima bwacu bugakomera, tukabwubaka. Murakoze rero, ciao ciao.